kumwe n'umwana ukiri muto ariko ufite impano ikomeye, ni impano zikomeye nari mvuze imwe, afite impano nyinshi cyane zigiye zitandukanye, agiye kubitubwira muri aka kanya tumenye ikintu akora, tumenye aho atuye, tumenye ikintu tugiye kumufasha nk'abanyarwanda nyine kugira ngo talent yiwe itere imbere. Amazina yanjye ya nyayo ni Agasaro Queen Daniela, akizina ry'ubuhanzi ni Queen D. Ndi umuhanzi, nkaba umwanditsi wa film, nkaba umwanditsi wa poem cyangwa imivugo, kandi nkaba ndi n'umubyinnyi. Ibyo ngibyo nibyo nkora. Warayandikaga mu Kinyarwanda, mu Cyongereza, mu Gifaransa, mu rurimi? Nkunda kwandika mu Cyongereza. Maze dukubiteho akantu gato kaga freestyle tubaze twumva. Okay, kumuvugo. Okay. Never change yourself to please someone, but never also change yourself to make someone happy. Be yourself and do the best thing. If you do something that anyone wants to see, then you aren't you. Just be yourself and let everyone see you as you, but not as the one they want you to change into. If someone loves you, they'll be proud of who you are. If someone likes you, they'll just treat you how you have to be, not how they want you to be. Because if someone really likes what you do, then it means that everything you'll be doing, he or she will appreciate. Thank you. Ku bantu batumva Icyongereza, uwo muvugo washatse kuvuga iki? Uwo muvugo washatse kuvuga ko ntabwo ugomba kuba undi muntu kugira ngo ushimishe uwundi. Uwo muntu wenda ukubwira uti hindura ibi ngibi nuko wenda ashobora kuba gufuhira cyangwa akaba adakunda ibintu ukora, kandi ubundi ugomba gukora ikintu atari uko undi muntu agishaka. Wowe ugomba gukora ikintu kikuvuyemo kuko ubona ari cyiza, kandi atari kugira ngo nyine umuntu uri kukureba nyine yishime cyangwa wakoze ibyo ashaka. Actually wowe ugomba kuba weho ugakora ibintu wowe ukunda ako nabwo ubona ko ari byo. Umuntu ashaka kubwira uti wenda hinduka kuko nawe ubona ko iyo ngeso atari nziza, aho ngaho ushobora guhinduka ko he or she nyine ashaka kugufasha. Ako wenda akakubwira uti reka ibi, wenda niba uri umukinnyi wa basket uti wapi rwose bicikeho wapi. Actually you have to be you, nyine ukumva ko ibintu ukora ari byiza, kandi koko umuntu ugukunda agukundira icyo uri cyo, nagakunda ngo kubera ko wahindutse. So umuvugo we icyo mbangamije no gukangurira abantu babwira uti never nyine ntugahinduke kuko umuntu ashaka kuhinduka. Wowe ujye uba weho and then ukora ibintu byawe bwite, atari kugendeye ku muntu uwo ari we wese. Ugukunda kweri cyangwa ukunda ibintu ukora azagukundira icyo ngicyo. Hari abashuti bawe baba bashaka kuguhindura mu buzima, ugahindura ubuzima ubayemo, imico? Hoya, nawe ntabwo tugezeyo. Hoya. Wenda twavuga ko wenda kuri YouTube ubona man likes gusa ntabwo umenya ngo ninde. Ako kuvuga ngo inshuti yanjye ishaka kumindura wapi nabahari. Zian likes ubona ku ma YouTube ubyakira gute wawe? Actually mbona ziri motivating kuko iyo ubonye umuntu yanlikinze ikintu cyawe bari kukumotiva gukomeza gukora, kurumva nubwo yanlikinze bivuze ko yarebye icyo kintu wakoze. So nangaruka abantu bose banlikinga ibintu byawe ari uko baba byanze. Actually niko kundi nihabura abacane action mu buzima. So hari igihe baba babona ibintu wakoze ari byiza ako niba bikunde kandi unlike nuko bigenda. Reka twinjire kuri career yawe y'umuziki. Winjiye mu muziki ryari? Navuga ko nawinjiyemo uyu mwaka kuko nibwo nangiye gusohora indirimbo zikajya hanze. Uyu mwaka ni iki cyatumye winjira muri music? First of all, ikintu cyatumye ninjira muri music nuko Imana yabibayemo, niko nabivuga, kandi nari mfite na support y'ababyeyi kandi nabwo mbikunda. Urumva rero nabyinjiyemo mbona ko hari ahantu byangeze, kuko ushobora wenda kwinjira muri music wenda abantu wenda abagusupportinga nk'ababyeyi batabikunda ukabona nyine biguciye intege. Ako actually ngiye ninjiye muri music kubera yuko mfite support y'ababyeyi kandi nkabona ko banshyigikira. Urumva so kubyinjiramo nahise mbona nta kibazo. Ubona umuziki utazahindura uburyo arya ni Queen D yarabayemo imyambarire ukajya wambara nka baba Slay Queen tujya tubona? Actually ubundi umuntu wese ubaye umuhanzi nuko haba hari ikintu akurikiza. So navuga sinshobora gushinja umuslay Queen or else babandi bambara biri exaggerate ukuntu, ako nyine mba mbona buri wese yambara bitewe n'ikintu akunda. I can't judge the Slay Queens nk'ukuri kubivuga kuko wenda ashaka kuba babyambara ari style yabo bakunda. Ako ngiye kwa ninjiye mu muziki nango ubundi uhindurwa n'ikintu ukunda. Actually ngiye rero mbona umuziki ntabwo ushobora guhindura
imyambarire yanjye kuko niba wanga kwambara gutya ntabwo bivuze ko umuziki niwo winjiyemo ugomba kwambara gutya washobora gukomezanya na style yawe ariko style ikagaragara neza so mbona ngi umuziki nta kintu wahindura ku myambarire yanjye kuko niba nkunda kwambara gutya ubwo ndakomeza nkunde kwambara gutya ubona uzafatisha abafana kuko baba bashaka umuntu wambara biri sexy agakora video ari sexy kugira ngo video igere ku bantu benshi banayikunda gufatisha abafana actually ndakeka abantu bareba ama video nyine ari sexy uko nkuri kubivuga ubundi niba umuntu akunze umuziki wawe bivuze ko naza gufollowinga ukuri I can't change myself kubera yuko ngo abantu bakunda ngo umuntu wambara gutya cyangwa ibintu nk'ibi actually niba umuntu uzakunda umuziki wanjye nuko nawe yazaba yakunze ukuntu umeze so for example uriya mukobwa uririmba niba ari Clarisse Karasira urabona ko nawe nubwo reba ukuntu yambara by'umuco nyarwanda ako afite abantu bamukurikira so bivuze ko nanjye ariko akora indirimbo z'umuco kandi wowe ukora indirimbo zisanzwe actually ndikumva ubundi mba mbona nyine umuntu agukurikira ko yagukunze akunze ibintu ukora so niba akomeje kunkurikira ubwo umuntu uzankurikirana uko zaba yankunze ntabwo bivuze ko I have to change nkambara ibintu biri sexy kugira ngo mbone abafana benshi ahubwo ngomba kwambara nikwije nk'uko mbishaka abafana bashaka kuza bakaza abatabikunze nyine ni ukuvuga ngo uje muri game utinginga tu ntabwo winginga yuko abantu bakunda actually mba numva yuko nyine ntabwo ushaka kwinginga umuntu kugukunda ntabwo byashoboka so umuntu uzankunda nuko azaba nyine urumva azaba yankunze azaba yakunze ibintu nkora so ntabwo ushaka kwinginga umuntu ngo agukurikire actually uzagukunda ukuri n'ibintu ukora ni uzagukurikira you can't beg someone kugira ngo agukurikire atabishaka igihe gito muri game umaze gukora ingoma zingana maze gukora ingoma 3 nizo ziri hanze abandi bari kuba support kuri iyo music yose kuko abahanzi bakomeye cyane batangiye umuziki muri 2020 kwa mbere oya mbitangiye muri current time abahanzi benshi rero batarakora ingoma n'eshatu muri uno mwaka wowe support uri kuyikora support nyikura ku babyeyi nyikura kuri ku MC umfasha witwa Tino nyikura ku producer wanjye witwa Barik nyikura ku kigo nigaho KCS hari umuprofessor nawe ubayo na KCS yose iramfasha nyikura kandi kuri Edman ego kandi nabwo nyikura no ku bafanatiki wanjye bose abanyeshuri twigana mbese support iyo ndayifite nkayikura no ku mutonde wanjye witwa Maya n'undi witwa Mama Mike n'undi witwa Tantine Gentille mbese support barahari benshi bafasha MC Tino ni old friend wa papa urumva rero papa abonye ko ninjiye mu bintu by'umuziki yari asanzwe connectinga nawe and then MC Tino abyumvisha yumva ko yamfasha kuko he seemed to like what I'm doing so niho support yayiseze muri promotion cyane muri promotion yego kandi agenda muza n'abandi bantu bashobora kumfasha nyine muri iyi career witwa Edman aramfasha cyane urumva akina indirimbo zanjye en plus kandi connectinga ku bantu bashobora kumfasha yes Edman actually navuga ko he's a gift from God kuko nakindufana and especially kuko nakindufana he's helping nta kindi ashaka urumva rero umuntu nk'uwo like he's helping much kandi nta yindi nyungu afite it's like if he's promoting a new talent kugira ngo nzamuke umaze gukora ama interviews ku binyamakuru ku bitangazamakuru nakoze interview na Lucky wo kuri RTV muri Versus nkora muri The Jam hamwe na Gitego nkorana na MC Buryohe muri The Choice nkora ku Isibo and nkora kuri Isango na muzika and I guess this is ningi yakurikiyeho ndashaka kumenya ni iki kintu kijye gukurikira ku muziki wawe nyuma y'ingoma 3 okay ikindi navuga ko ari undi muziki uzakurikirana indi ngoma ntabwo nzahita nzimira actually kuko hari igihe ushobora kuba umuhanzi ugahura n'ibiguca intege ukahita uvuga uti ndabiparitse ahubwo njyewe mba numva nabwira buri wese kwitinyuka actually ugakora ikintu ukunze kandi nugendere ku bacane ahubwo abo bacane bari bakuzamura wumva uri motivated gukora icyo kintu
so njyewe ntabwo mparitse nzakomeza ngo n'ingoma nyinshi kandi ya just hope ko abantu bazazikunda. Nabaye ba star uziranye nabo bakomeye bafite amazina manini bazwi mu Rwanda. Ama connections abo nziranye nabo babahanzi hari Angel Mutoni na Barik, navuga ko nawe kuko nawe ari umuhanzi nawe nziranye nawe na MC Tino. Ndumva ari abo bakomeye bazwi cyane. Na collab uri guteganya n'umustar? Wapi bya collab nawe ndabitekerezaho ngo ushaka gukora ku giti cyawe tu? Oya navuga ko nshaka gukora ku giti cyanjye actually nanga yo mpamvu, ahubwo collab zizaza nyuma wenda ndangije ubundi music nyitangiye nyiri kwiga, so mba numva nsoje senior 6 aribwo navuga uti collab kuko urumva bisaba nyine connections zihambaye, so najya bizagenda biza gahoro gahoro. Barik Music ni producer ukomeye mu Rwanda, mwahuye gute? Nakubwiye actually navuze ko nahujwe nawe kubera professor wanjye. Rero professor wanjye niwe wahise umuza n'uwo Barik ahura n'ababyeyi banjye dutangira gukorana. So ndashaka kumbwira rero ku bijyanye n'ama video. Turashaka kubona ama video Queen D cyane ku TV ya. Actually bya video umuvideographer wanjye yitwa Claudio nawe aramfasha actually niwe ufite na director. Arahari ku giti cyawe? Oya ntabwo ari ku giti cyanjye, akorera n'abandi. Actually nanjye yarankoreye rero, navuga ko kubera ko izo ndirimbo ebyiri ziri hanze zifite video zayo zasohotse ariwe wazikoze nyine video, so niwe navuga ko ari videographer wanjye. Ari foto yawe nabonye uri kumwe n'imbwa, ukunda imbwa? Ndazikunda. Kubera iki ukunda imbwa? Actually mbona imbwa ari best company yawe, ushobora wenda for example abantu bashobora kuba bagiye cyangwa we lonely kandi imbwa nyine like mba mbona it's a best company for an animal, so mba mbona imbwa nta kibazo. Seriously, okay. Honestly nangari yanjye. Ni famille. Yitwa Cindy nagakobwa. Cindy. Okay, very nice. Ni cyo kintu abantu batazi kuri Queen D? Tugira ibintu nka bitatu abantu batazi kuri Queen. Ibintu bitatu batanziho. Actually ndikumva byose nabibabwiye. Poesie byose. Bitatu biye. Ibyo nababwiye. Mu buzima busanzwe. Nkunda gusoma. Navuga ko nkunda gusoma, nkunda kumva indirimbo cyane z'abahanzi, nkunda kumva umuziki nyarwanda. Ikindi cya gatatu nkunda no kuba ndi kumwe na mama na papa kuko they are my best companies nabwo. Uri umwana umwe mu rugo? Oya mfite siblings banjye nkunda cyane. Actually okay ndi umukobwa umwe mu bahungu bane. Oya uri kabucura? Oya ndi imfura. Ndashaka ko nambwira ku bijyanye n'amamuvi, wandika amamuvi? Yego. Nabyo okay natangiye kwandika na S1. Actually byose natangiye kuri S1. Ako primary nakundaga kubireba, nakunda kureba cartoons, nakunda kureba indirimbo, and then wenda P6 ngo natangiye kureba amamuvi asanzwe uko ngiye S1. So S1 ngo nahise ngira iyo motivation yo kwandika. Umaze kwandika amamuvi angahe kugeza muri aka kanya? Movie maze kwandika imwe ako kuko ari amaserie ntago ndanayirangiza, so ni iravuga ku kirere. Okay iyo ngiyo iyo movie imwe abari two twins, abari abatwins babiri, and then umwe nta numwe ubuzi neza, nta numwe ubuzi undi, so haba hari umwe abakundana n'umuhungu, and then the nigga baza ku breaking up. Umuhungu agiye hanze ahura n'uwo mukobwa akora muri bar, so akoze nyine ahuye n'uwo mukobwa yibaza ukuntu yasize umubebe mu kindi gihugu kandi akaba ari kumubona hanze, so ashaka kuvugana n'uwo umukobwa mugira umusazi uti ngiye na ahantu nkuzi actually. Then nyuma ubundi baba bafata nyine muri iyo bar baba bafata abakobwa bakuye ahandi kwa kundi haba human trafficking, bagacuruza abantu babavana ahandi bakabazana. Ubwo ngubwo umukobwa afite gahunda yo gutoroka, atoretse abura ahandi ajya kuba nyine kuri uwo mutipe, aramubwira uti ntango nyine wenda ntango nzi ako nyine mbabarira umicumbi for some weeks. Umuniga arabyemera, and then after
ubwongo bw'uwo mu baby na uwo wundi uwo mutini we wundi nango nyine nanga bayakiriye ko umuhungu yamukatiye so araflyinga ajya muri icyo gihugu kindi ageze muri icyo gihugu rero agenda kuri uwo muhungu afungurirwa n'uwo mukobwa uwo ngo w'umutwinu bose baranza biratungura kubona basa kandi batazi ko bavukana ibindi bizakurikira nyuma ufite projet yo kuzakina iyo film ukazashaka abakinyi nimara kugera aho ngera mfite ubwo bushobozi nzayisohora ugendera ku kiwandika mu movie ngendera biterwa na motivation ushobora kwenda kwandika ku bintu biba mu buzima busanzwe ushobora wenda kwandika iby'ubuhanzi kuba bimeze cyangwa kwandika ku gihugu actually biterwa na motivation ufite so motivation y'ikintu runaka niyo imotiva kwandika ikintu film usanga uri umuhanga ariko mu buzima busanzwe mu ishuri yego cyane ntabwo navuga ko ari cyane ubuhanga bwawe nyine ni nk'ubw'abandi wa kangahe wa kabiri umuhanga niyo mpamvu wandika movie okay ntabwo navuga ko nandika movie kuko ndi umuhanga ahubwo nyandika kuko mbikunda ariko ntabwo ari buri muntu wese wakwandika okay wenda ni ubuhanga so izi nzozi zawe rero inzozi zanjye ni ukugera kure nyine nkakomeza nkagera kure cyane ku buryo ntabwo nshaka kuba nyine wenda umuhanzi wo mu Rwanda gusa nkaba umuhanzi international niba ngiye no gusora movies zikamenyekana zikagera kure kandi nkabona ko n'abantu bari kureba ibihangano byanjye babikunda nose iki kintu ushaka ko kizaba successful umuziki kwandika amafilm byose bizaba successful byose ubona umuziki utazabangamira kwiga oya ntabwo bizabangamira kwiga uzabifatanya gute first of all ibintu niga combination niga nuko nyikunda kandi nyishoboye urumva rero first of ikindi cya kabiri nuko njya kujya mu buhanzi nuko nabwo like ababyeyi banje ubundi wenda ushobora kumva ko nujya mu kintu gishobora kwangamira ikindi ukora ariko iyo bitwaye neza byose bicamo neza so bivuze ko niba ngiye ku ishuri ubwo ndaba umunyeshuri niba ngiye hanze ko umuhanzi ubwo ndaba umuhanzi actually ugendana n'ikintu uri gukora ako kanya niba ugiye ahantu wenda ushobora kuba ugiye nk'umumotivation speaker ahantu wenda abantu bakaba bakuzi nk'umuhanzi wowe ugenda wahindutse ubwonko bw'ikintu ugiyemo uba wabaye icyo ngicyo ubwo niba ngiye ku ishuri ubwo mbaye umunyeshuri niba ngiye muresha bivuze ko tuzatwumva imizigo yawe muri vacances gusa oya kuko mfite management team urumva bazabisigaramo sohora nubwo nyine ndi ku ishuri bazanye bayigusohoye bigende neza ukoresha Instagram ndayikoresha Quindi official one followers wangahe nabonye ufite ama likes menshi ariko followers ntabwo okay navuga ko mfite followers 5,000 na 5,000 sina likes se kuri nyinshi cyane umaje kuba umustar ntago navuga ko maze kuba umustar ako nyine bigenda biza gahoro gahoro z'abanyeshuri oya ubona n'abafanatike wenda kubera ko nagiye natendinga ama interview menshi niho nagiye mbakura sasa umuntu ashaka kureba akagukunda akavuga uti reka njya kumukurikirana nyine ku mbuga akoresha so ni gutyo bagiye baza bigenda neza ntabwo uri active cyane kuri Instagram tujya tubona bari hano bapostinga cyane ba Cardi B kuri cyo postinga cyane ndapostinga cyane ntabwo ari cyane okay nagari actually okay navuga ko biterwa actually postinga mbona ko wenda ikintu kijyanye n'ibintu ngiye gukora cyangwa wenda there's a newest picture nkayishyiraho actually you don't have ndakeka kudagomba gukora ikintu kuko undi muntu agikora so you have to do ibintu byawe utagendeye ku muntu so gupostinga cyane simbizi gusa nziko ndi active actually every day hoya shaka gupostinga wenda shaka kubona akantu wenda nka motivation speech navuga uti akantu ni keza reka nk'abantu bankurikirana uko agapostinga ako like nango ngendera kuko I have a newest picture nibwo ngomba gupostinga wapi rero ngiyewe mbona okay for myself mbona ndi active mbona kuko niba like if you want to contact me cyangwa wenda mfite ikindi kintu nshaka kumenyesha abantu ngishyiraho nango biba bisaposte n'igihe nshyira wenda kuri story bikarangira ndashaka kumbwira abanzi batatu b'abakobwa bo mu Rwanda rusha kuri nta numwe ndusha kuri nta oya like ubundi umuntu presize ibyo bintu no umuntu gukurikirana so for me nango navuga ngo ndusha kuririmba ngo ndusha umuhanzi kuririmba wapi nango ibyo nabivuga
oya ntabwo bamfite wapi kabisa kuko njye abahanzi bose bo mu Rwanda mbona bashoboye so ntabwo nagenda kuvuga uti uyu muhanzi ndamurusha kuririmba wapi ntabwo nabivuga kuko like bose barashoboye kandi nanjye mbona nshoboye so I can go and say nyine ngo uyu nguyu ndamurusha wapi kuko bose mbona bashoboye like we are on the same level ubundi biterwa n'umufana kwawe umuntu ufana wenda for example Marina ufana KNOWLESS ufana Angel Mutoni ufana Alinsano ni ushaka kuvuga uti like abangaba nango bahuriye ahangaha uyarusha ubundi ako njyewe nk'umuhanzi I can say ko nyine mbarusha kandi I don't know ukuntu abantu bambona niwe mukobwa wifuza gukorana nawe collaborate uburyo uvuga KNOWLESS cyangwa byakunda ngomba kuzakorana cyakoze ibyakora bo sindabipanga actually ndabipanga ubona batari kuri level za oya bari wana bararenze kabisa ababebi bose mu Rwanda bakora ubuhanzi bararenze ako nango navuga uti like process ngo ngo nshaka gukorana collabo n'uyingu ko like it isn't actually in my plan wende byo nsatangira kubivuga wende nasoje uko nibwo collabo zatangira ariko ubu ngubu wapi bose kabisa bararenze bazikuririmba actually ariko bijya collabo sindayipanga so mu gusoza rero mama papa bakiriye gute kuba warabamanzi kiri n'umunyeshuri babyakiriye neza babumva niba koko ushoboye guhuza ibintu bibiri bikagenda neza it's okay bazakomeza bamfasha bivuze ko wenda ngiye hasi mu manota mu ishuri urumva bahita biparika kandi like niba ushaka gukora ikintu kandi umuntu ushaka kugufasha ubona birimo so you have to do something ugomba gukora ibyo ukunda ariko bidavuze ko amashuri yaretse cyangwa ikindi kintu ukora so niba barabonye ko nshoboye kubihuza byombi it's okay nyine kuri YouTube ufite YouTube channel yitwa gute agasero kuri Daniela amazina yanjye bakore subscribe cyane rwose bakore subscribe bibasabe kuri kamera okay actually icyo nababwira cyo nyine bakomeze banyereke support yabo kuko nyine bikenewe kandi nyine niba bakunze ibihangano byanjye rwose bakore subscribe kandi ushaka umustar okay kubera umuziki ku umustar nyine ninkomeza kuzamuka nza umustar nyine uranabikunda ku umustar kuba fan okay fame abari nziza actually ariko fame nziza abari nziza haba hari fame bi ako nyine fame nziza mbona nta kibazo fame bi bimeze gute okay fame bi ni kwa kundi wenda actually ushobora kubuzwi and then bakagufata wenda wenda wakoze nyine nk'akadega ahantu ushobora kuba warwanye urumva iyo ni fame bi nango wakwishima ubona abantu bakuvuga uti uyu nguyu yarwanya naha akubita abantu uyu nguyu yasuzuguye uyu nguyu urumva iyo ni fame bi ako fame nziza nuko nyine uba ukora ibintu byiza kandi n'abantu babikunda kandi bikakumenyekanisha ibyo ngibyo nyuma yo uba umuhanzi hari abantu benshi cyane bagufollowinga sibyo abakobwa basore urumva ufite sheri wapi nawe sure yego n'abasore bajya bakwandikira inbox bakubwira dukunda umuziki wawe ariko nawe turo nyine ibyo nijyabura urumva bona abafana nanga ari abantu cyangwa n'abandi baba badafite gahunda yo gufana actually ashobora kukubwira uti wenda nagukunze kandi ufite umuziki mwiza wenda agashaka ibindi byongera wowe uramubwira uti urakoze and then ugaparika nyine uraparika nose iyo nyine okay gukunda ni okay gusa nawe ndagera ku buryo ki nyine biba official cyangwa ngo bigire nyine bigire official wapi kuko I'm not nyine nango ndagera kuri iyo level umusore umuhishahisha oya ntabwo ari byo guhishahisha kuko nta n'uhari nawe uhari so nyine icyo ndi kuvuga like gukunda ni okay gusa gukundana utazi ingaruka zabyo or else nyine utazi ikintu umuntu agushakaho ariko actually uko ugenda ukura umenya ukuntu nyine bigenda mu buzima so actually ubundi I guess ko ugomba gutangira gukundana ari uko nyine you have first of all wasoje or else nyine uzi neza uko ibintu bigenda uzi gutandukanya ikibi n'ikiza so ni cyabasaba rero abanyarwanda bari hanze muri diaspora n'abari hano mu Rwanda foi ko dusoza okay ikintu nasaba abanyarwanda n'umurikiye wese nambwira uti first of all yizera Imana and then yitinyuke kuko nango umenye ikintu gikiza umuntu so maybe ushobora kwiga pe ako like not nyine kwiga ni byiza ako you never know talent yawe ushobora kuzamura kurusha amashuri kwiga byo ugomba kwiga and then after witinyuke ureke talent yawe ujye hanze wenda ushobora kubutinya ababyeyi ukavuga uti mbimubwiye wanayanyica cyangwa ashobora kunkubita akavuga uti ceceka ako we just try mubwire ko
niba ugiye muri iki kintu ntabwo bivuze ko ugiye guparika ibyo kwiga cyangwa ugiye guparika ikindi kintu wakoraga, ahubwo wowe wumva uri confident y'ikintu ugiye kumubwira kandi wumve ko it's okay ku bintu ugiye gukora nta effect bizakugiriraho. So first of all itinyuke and then wizere wumve ko nta kibazo, and then niba koko ibintu ukora ubikunda kandi ubishoboye bigaragaza abandi bantu bose bayibone. Nicyo nababwira. Okay, Instagram nitwa Quindi official one, and then like navuga ko ari page, fan page ni Daniela's page, and then YouTube account yanjye ni Agasaro Queen Daniela. Twitter nayo nzayimurika nimara kwijyaho. Thank you for your time. Thank you also.